dufite abantu baba barabaye abasazi ariko umwuka yarabomoye. Dufite abantu baba baracanganyukiwe ariko umwuka wera yagize gute? Yarabomoye. Mwuka wera romora. Shaka umuntu umukoreraho umugisha, mwuka akajya amata nanjye nkanga, mwuka akambwira ati tanga utarabwiriza. Ntabwo nabwiriza nambaye amasogisi, ariko yitanga ndanga. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho ni icya mbere, turasoma umurongo waho wa mbere tugeze hepfo gato, turaza no gutaruka dusome umurongo w'8, hanyuma turaza no kujya ku gice cya kabiri tuze gusoma ku murongo waho wa 3. Ntabwo ndi busome henshi hano, ndaza kujya mpavuga tuganira. Haravuze ngo Teofila we, namwe niko havuze muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. Hanyuma umurongo w'8, cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Hanyuma dusome ku gice cya kabiri. Munyemerere duhere ku murongo wa mbere tuze gusoreza ku murongo wa 3. Haravuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Amen. Nitwa Samuel Irabizi, hanyuma ndubatse, mfite umudamu n'abana, navuye mu rurembo rwa Nyabisindu Igitarama. Ndashimira Imana inyemereye kongera kubana namwe, si ubwa mbere tubanye ariko kandi si n'ubwa nyuma. Ndabizi ko Imana izaduha kubaho tukongera tugahura, bityo rero mu ndebe tuganiye. Haleluya. Kumunyikirije mwese. Haleluya. Mwongereho gato. Haleluya. Nawe kunyihoreye. Haleluya. Hama tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umwuka wera akora ibintu byihariye. Reka nsubiremo, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo umwuka wera akora ibintu byihariye. Mumbabarire munkurikire, ndakoresha igihe gito cyane. Hari ibintu byinshi, hari ibintu byinshi ushobora kugerageza gukoresha imbaraga zawe. Mwumva impamvu tugiye kuganirira ijambo. Ibyo mushoboye gukora mugende mubikore. Abashoboye guhinga mugende muhinge. Abashoboye gutashya mugende mutashye. Abashoboye guhamagara abantu kuri telefone mubahamagare. Ariko hari ibintu byihariye udashobora kugira ikintu ukoraho na gito, udashobora kubwira ko wize, udashobora kubwira ko uvuka kwa minisitiri, udashobora kubwira ko mwene wanyu ari generali, udashobora kubwira ko mufite abantu hanze i Burayi. Bigumaho bikakubwira ngo mwuka wera ataraza ntituhava. Uvanamo diplome ukabibwira uti narasomye yereka nize kaminuza y'u Rwanda, bikabwira ati impapuro turazireba ariko dukeneye umwuka wera. Amen. Hari ibintu byihariye munyikirize. Haleluya. Bikorwa na mwuka wera gusa. Ngaho mu Rwanda dufite abantu bize barasoma. Mu Rwanda dufite abantu bitwa abashakashatsi. Ko ntawe utumanuriye imvura, ko ntawe uyiduhaye ibishyimbo wacu uko byumye. Hari ibintu byihariye bikorwa ari uko mwuka wera yaje. Nta nubwo mbikunda mu iteraniro ndimo, ariko ndumva nabigusaba noneho uyu munsi ukambwirira uwo muntu ngo hari imirimo yihariye ikorwa na mwuka wera gusa.
ndi ndagira ngo nkubwize ukuri ngo mu bintu bingahe 7 cyangwa 8 15 cyangwa 20 30 cyangwa 4 uri gusengera hari ibintu bizakemuka ari uko mwuka wera yaje. Muzi impamvu? Ubwo ntangiye kuvuga impamvu tugiye kuganira. Impamvu ya mbere nuko mwuka wera ari umugabo wigishije mbere yanjye yavuze kuri Yesu n'urukundo rwe, asobanura ukuntu Kristo dukunda kuruta ibindi bintu byose. Ndashaka kuza kubihuza n'aya magambo. Umwuka wera niwe wenyine udakumirwa. Reka nkasubiremo, umwuka wera niwe wenyine utagira gute? Udakumirwa. Kera, kandi ntabwo ari kera cyane, ni muri 2008 cyangwa 2007 nagiye kubwiriza ahantu bita Icyangugu, bari bantumiye. Genda nambaye ikintu cy'igipira kirekire, nari nambaye n'ipantaro yitwa Tokyo, yari ipantaro nini umuntu yari yaramaye, yayimaye afite ibiro nka 85, njye mfite nka 18 gutyo maho ngaho. Yagendaga yikubita gutya. Noneho barantumira njyayo, nari mfite akantu k'agafuka najyanagamo ibitabo bakitaga Nzaruhahira. Ndiko najyanagamo Bibiliya na Kantike. Noneho ngezeyo ndababwira nti nahageze. Umudiyakoni uje kuntora akajya anyuraho akajya avuga ati ariko umushyitsi bambwiye gutora ari hehe? Kandi nari nahageze. Ndamubwira nti ariko nahageze. Ahita avuga ngo toka shitani. Arambaza ngo ni wowe twatumiye? Nti ni jyewe. Uzi impamvu? Ntabwo icyo gihe nasaga n'abashyitsi. Sibyo? Umwuka wera rero we umva ukuntu yihariye. Munyikirize haleluya. Muranyihoreye haleluya. Kandi mbagize ibihe byiza, mba numva nshoshe. Umva ukuntu umwuka yihariye. Wowe ukuntu usa ntabwo twakwinjiza. Yego? Ubuzima bwawe ubayemo ntabwo twagutumira. Situasiyo z'amashuri wize, nivo yawe, dufite abantu bize barangiza muri kaminuza bafite icyo bita grade distinction. Dufite abantu bize bava mu Rwanda bajya hanze. Kugira ngo abyinane nawe twigishije gusoma no kwandika hano ku rusengero ni ibintu bigoranye, ariko mu ndeba hamabwire umwuka afite ukuntu abihuza. Mwana baye ra haleluya. Mwuka afite ukuntu abihuza. Ajya mujya muvuga ngo amaboko ataresha ngo ntaramukanya. Umwuka arabihuza, amaboko akaresha, yarangiza akanaramukanya, ibyo bikarenga akanasangira, ibyo bikarenga akanashingirana. Mwuka wera ahuza ibitari buhure. Haleluya. Akora ibintu byihariye. Ndashaka ko umuntu waje gusenga ataha avuga ngo nkeneye umwuka wera ngo kuri ngewe wakoreye ibintu bigize gute? Byihariye. Umwuka akora ibintu byihariye mama. Icyo gihe ntabwo barambwiye ngo ukuntu usa ntabwo bampa umwanya. Banjyana mu biro, abapasitori bari barambwira bati ntabwo twaguha iteraniro, urasa nabi. Kandi sinabarenganya, nasaga nabi. Ndahiga umwuka wera. Ngiye kuwuhiga, nimugende muhiga amafaranga, muhiga ibyubahiro, nanjye ngiye guhiga umwuka wera. Tuzahura. Umwanya warawunyima banyicaza muri korari. Ndagenda ndahicara bantumiye. Ariko nicara mfite umwuka wera. Reba nk'ubu Rafiki yarantumiye, nagera aho kugira ngo mu mwanya yarebe uko nsa, agahita njyana muri korari abatoni. Ndahicara ariko nicara mvuga ariko mana wabibonye ko anyicaje muri korari, kandi ko ntari umuririmbyi, ko ntaje ahandi umuhanzi. Hano nicaye umwuka ndaza kubabwira ibintu bigera kuri 7 umwuka akora byihariye. Aho nicaye aho numva barambwiye ngo turaguha umwanya wo gushima mukazi gushaka inzira. Ndavuga nti n'ubu urahagije. Ba mu mwanya wo gushima ndahaguruka amagarara nkaha, ndavuga ni haleluya. Bati ntitumureba, nari mugufi. Barambwira bati ngwino ku ruhimbi njyayo.
Haleluya, bati ntitumureba neza. Hari umugabo wari uri kubyuma kuri mixeri, hari ahantu bari bafite ikimeza kinini kiriho mixeri, ahita nterura, agira umujinya, ahita nterura nereka kuri icyo kimeza. Kumba agize umujinya agira ngo arampimye, kumba mpuje n'icyo umwuka yashakaga. Ahise ahuza neza, ntabwo mfite umwanya. Umwuka afite irari, umwuka agira irari gusa nta heheta, ariko agira irari. Afite irari ryo kuzakubona wuzuzwa. Haleluya! Afite irari ryo kuzakubona ukwijima. Umwuka afite irari ryawe ryo kuzakubona ubwira abantu ko umwuka ariwe wakubatuye. Umwuka afite irari ryo kuzakubona, ariko Imana ibampera umugisha. Rahanereka ndashima. Nyiri gushima, hari umumama munini yari afite 115 w'umukire wari waje aparika imodoka ku rusengero. Abakire mujye muza gusenga, hari igihe Imana ibakoresha bikaryoha. Abakire inaha mujye mubabwira baze basenga. Umudamu yari yambaye igitenge cye cyiza, iribaya. Icyo gihe ntabwo habagaho ibingibi, habagaho superi, hakabaho n'ibindi bitaga reyari. Ntabwo nzi icyo yari yambaye n'ibimwe muri ibyo. Azavuga mu ndimi ngo nibwo bwa mbere yari azivuze. Bamubona mu iteraniro, umukire kandi umumama ushyitse. Aza yikwega avuga ati nimwumve uko Uwiteka Imana ivuganye namwe. Nanjye aho ndaho nari nyirimo gushima, mba ndacecetse. Ava inyuma yiruka cyane, ahita aza aranterura. Haravuga ngo ni wowe unzanye. Reba, kugira ngo abantu bangana gutyo aba ari utumye Imana iza. Ndashaka ko umwuka gukoraho ibintu ku buryo umwuka aza ku bwawe wenyine. Hari reka babwire, mundeba hamabwire, umwuka ntaze kubera uwo mwicaranye, umwuka aze kubera wowe wenyine. Banza ubyumve, wowe ni wowe wenyine. Ni wowe waje wizanye, waje uje kwibwira ngo ndagukeneye. Nta wundi mufitanye gahunda, uwo muntu mwegeranye nta gahunda mufitanye. Ni wowe wenyine waje umwuka gukoreho ikintu cyihariye. Ababyizeye mwese mutere haleluya, mushimire umwuka we. Baramanuriye, tangira kujya nsimbiza n'agahejuru avuga mu ndimi, akajya n'agakongera kansama. Byari byoroshye, nari mfite ibiro bike. Akajya avuga ati n'Uwiteka. Nanjye aho ndaho nkavuga nti ntacyo, ubwo ntaryigisha, ariko nibura uvuganye nanjye. Amambwira ibyo yagombaga kumbwira byose, aranjyana no ku ruhimbi abapasitori bari bicaye. Ahagurutsamo umwe, ntabwo namenye uwo yahagurukije, niba ari umwarimu cyangwa pasiteri. Ahita abwira umupasiteri wari uyoboye paruwasi, aramubwira ngo ninjye wamuzanye. Ndashaka ko umwuka gukoraho ibintu byihariye, ku buryo nibura nunyura no mu bantu babona ko umwuka yabigukozeho. Kandi ndaza kubabwira ibintu byantangaje. Ibintu umwuka gukozeho ntibigira inyuro. Sinzi umuhungu umaze kuririmba aha mu kanya, ibintu abantu byose bazadukorera bazaducyurira. Ubyumve ko ikintu cyose umuntu azaguha nudahora umukomera amashyi azakigucyurira, ariko ikintu umwuka wera akoze ntikigira ingaro. Niyo ukigendamo, ariko mwanyikirije, haleluya, ni ikintu umwuka wera akoze. Niyo ukigendamo ntawe uryana inzara ngo avuge ngo ninjye uhamugejeje. Ugenda uvuga ngo ni umwuka wera wagize gute, wabikoze. Umwuka gukoreho ikintu cyihariye. Icyambere umwuka akora cyihariye, icyambere cyihariye akora cyantangaje kandi kiraryohera, niwe wenyine wemeza abantu ibyaha. Nta kintu wakora ngo umuntu yemere. Niyo wamurondora yabyihana ako kanya, ariko ntaba yemeye. Umwuka wera niwe wenyine wemeza abantu iby'ibyaha. Mundebe hamabwire, murabona nka Rafiki aguye, twamusomera he? Aguye abadiyakoni tukamusura, nihe twasoma? Nta hatarasoma. Ahatasomye muri niba tureye yahasomye ayoboye. Ahatasomye ayoboye yahasomye ari mu ya wenyine. Ahantu hose yarahasomye. Ariko ikintu nkundira umwuka wera, nubwo waba warahasomye hose, arakuganiriza. Wajya umubwira ngo narahasomye, akakubwira ati humve bundi busha.
wazanemo ibintu byanarize akakubwira ati ninjye mwanarize wa mbere wabayeho, akakubwira ibintu amatwi yawe atarigera yumva, akakwigisha mu nyikirize, haleluya, akaguhugura, akakuganiriza, yarangiza akanakudiha, ugasohoka uvuga ngo mpuye na Mwuka. Ariko mwanyikira, haleluya. Bariya abantu bose mubona babarenze mutazasura ngo mubwirize, nimubihorere, mubwire Mwuka ngo tugireyo, azabikora neza. Cya kabiri, Mwuka Wera akora, aratambutsa. Mwuka Wera niwe udutambutsa ahantu tutari butambuke. Mwebwe muranavunika, turimo turanavunika muri iyi minsi ko turashaka gutambutswa n'abantu, cyangwa natwe tugashaka ukuntu dupeza ngo turebe ko twatambuka. Ntibizakunda utahura na Mwuka Wera ngo agutambutse. Imyanya yose ifite abantu. Ibibanza ntibyarangira. Imyanya ubusa muri ADPR hari paruwasi idafite umushumba, hari itorero muzi muri Kigali ridafite umuyobozi. Reka tuvuge iby'iwacu wenda twe kujya ahandi. Ni hehe muzi hari umurenge udafite gitifu? Mwigeze mwumva bavuga ngo muri ministeri runaka ngo hababuza abakozi? Imyanya yose iruzuye my friend. Birasaba ko Umwuka Wera mwanyikirije, haleluya. Ntabwo nzi uko abigenza niyo huzuye, ariko Mwuka ubigenza ute koko? Nanjye byanyubeye. Ni ubuhe buryo ubigenza ku buryo uvana umuntu inyabinoni? Inyabinoni ni muri Muhanga. Iyo uvuye Muhanga ujyayo mata ni 10,000 niho igeze, ukamuvana byo ukavugana nawe kuzamutambutsa. Ubigenza ute? Habwa icyubahiro Mwuka Wera. Hangana umbwirire umuntu mwicanye ngo Mwuka akuntambukirize, akuntambukirize. Mwuka Wera aratambutsa. Mwuka Wera aratambutsa. Akitasone. Dufite abantu bicaye mu myanya kubera Mwuka Wera. Ndashaka ko akazi Imana iri buguhe Mwuka Wera bari bukakwica sam. Ndashaka ko urugo Imana iri bukubakire ari Mwuka Wera uraba urwubatse. Mwuka Wera gutambutse. Mana ishimwe. Cyama Umwuka akagutambutsa. Cyama Umwuka akagutambutsa. Ari mvuze ngo cyama Umwuka Wera akagutambutsa. Ntago bivuze hano umugore, havuze Esther. Nta kindi cyamutambukije uretse Mwuka. Cya gihugu cyari kirimo abakobwa beza, mutazagira ngo nuko Umwuka Wera yavuze ati Esther, nubwo abeza bahari, nubwo uvuka ahantu hagayitse, nubwo uri imfubyi, nubwo utagira shinge ntugire rugero, ndagutambutsa. Nubwo uri akanyamahanga, bibutse ko Esther ntabwo yari umwenegihugu, yari umunyamahanga. Nubwo ufite mwene wanyu wabaye inkone wicara ku irembo, ariko ngiye kandi nimuzongera kuvuga ngo Imana iriyeranja. Ntabwo Imana yiyeranja. Yiyeranja nyoko na so wanyu na nuza bababuze uko bagira. Mwuka Wera ntajya yiyeranja. Ntazavangirwa ukayibwira ngo niyiyeranje. Ntabwo ijya yiyeranja. Isi nibiyuzuye. Ariko mwanyikirije, haleluya. Mwuka Wera arihagije. Ka Esther yaragatambukije bose bahari. Ndagutambutsa. Nshaka ngutambutse kwa gatandatu saa 8. Nshaka ngutambutse muri quartier abantu baboneka ngi yubatse. Ariko ndashimira Umwuka Wera ukuntu adutambutsa, kandi ntagira urusaku nk'uru rwacu. Agira discipline yuzuye. Mwuka Wera agira ikinyabupfura. Niyo mpamvu tuwuzura twambaye ipantaro tugasoza tukizambaye. Mwuka Wera ni mwiza, tumwuzura twatuteze ibitambaro ntibinavemo. Afite ukuntu ateye, afite ikinyabupfura cyuzuye. Abantambukirize mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo abantambukirize mu izina rya Yesu. Mu bintu maze iminsi usengera Umwuka Wera kuntambukirize mu izina rya Yesu.
cya kabiri umwuka wera akora, cya gatatu umwuka wera akora nacyo cyaryoheye, arahata. Agira ate? Mwuka wera hari ibintu aduhata. Nimba atakiguhata ntawe usigaye ugura agafuka k'umuceri ukakamara nta muntu uhaye. Aho sigaye ugira imyenda wambara ukagira n'iyo waretse utacyambara, mwuka ntanakubwire ngo uhe umuntu. Ayo mwuka wera araduhata, akaduhata kugemurira abarwayi, akaduhata gusura abakene, akaduhata kubana n'abantu bose amahoro. Mwuka wera hari ibintu aduhata. Niyo mpamvu uzabona umuntu yikorera akavuga ati ndashaka kuwakangaye kuzakira abashyitsi, burya umwuka wera aba yamuhase. Niyo mpamvu uzabona umuntu avuga ati kubw'umurimo w'Imana nakora ibintu, uko umwuka wera aba yamuhase. Niyo mpamvu uzabona abantu batuzanira imiceri mu rugo tutayibatumye, mwuka wera aba yabahase. Kandi uhereye kera ibyo byabagaho. Ninginze umwuka wera ngo yongere abahate mu izina rya nde sha Yesu. Aherutse kumpata, aherutse kandi reka mbabwire, mundebe mbabwire, mwemera abahate nta gihombo. Aherutse kumpata, nari nagiye kubwiriza mu cyaro, kandi bimbabwiye ni ukuri kw'Imana yampamagaye ndi ku ruhimbi. Nari nagiye kubwiriza hano bita za Busoro hasi, ni icyaro kibisi. Noneho amata nicaye ntaranabwiriza, hari umwana uririmba muri korali, yari umugabo ariko mutoya tungana, ajya muri korali bararirimba, arabyina. Noneho sinzi ukuntu yabyinnye akajya azamura ibirenge gutya, mbona inkweto yambaye nicyo hejuru, hasi yarashize. Uyu muntu yabyinaga neza nuko afite ibibazo. Nkiri kwivugisha ibyo numva ijwi rimbwiye ngo ariko izo nkweto wambaye zamukwira, izo wambaye zamukwira. Ndavuga nti kwa Jena koze Imana guturuka zamukwira, ariko ntabwo arize. Mwana arakomeza arabyina, umugabo arabyina. Noneho umwuka asa naho ambujije kureba ibindi biri mu iteraniro, akomeza kutuma ari we ndeba gusa. Ijwi rirambwira ngo uretse n'inkweto ufite n'ikote, ufite n'amashati, ufite n'amapataro, shaka ukuntu uyu muntu umukoreraho umugisha. Mwuka akajya amata nanjye nkanga, mwuka akambwira ati tanga utarabwiriza. Ntabwo nabwiriza nambaye amasogisi, ariko yitanga ndanga. Yari yarampenze inkweto yitwa Kaverina, ayiguze mu 38. Nenda yiguze ngo njye njyana kubwiriza gusa, nanjye mu buzima busanzwe ntabwo najyaga nyambara uko mbonye. Mwuka arahata, akaduhata n'ibintu bigoye. Noneho umupasiteri twatwicaranye namwe ariko Samoni, atiko ndeba wabuze amahoro, iterano ngiye kuguhura ari basha ko ndeba umeze nk'umuntu wacanganyukiwe, mfite ibibazo. Ati se bigurije ugeza wowe ugira ibibazo ukaza kubwiriza? Ntiwe yabije ngeza. Ati se mudamu ararembye nti ni muzima? Ati se abana ni bazima? Ati se bigenza bite? Ni n'inkweto, inkweto se zawe zirabantuya. Uyu muntu uri kubyina ndi kumva ijwi rimbwira ngo nzimuhe. Ahise aradusuka, icyo kiragoye. Impamvu uvuga ko kitagoye ntabwo ubizi. Mwuka arahata, narazimuhaye, mwemera no kuzasubira njyana n'ibindi. Kumbi burya bya bintu umwuka guhata ukanga byari inyungu zawe, nuko ugira hishurirwa riciriritse. Nayivanyemo ndayimuha, nari nagiye kubwiriza najyanye n'abandi bantu, dusoza iteraniro banshyira mu modoka turataha. Bampaye kamambiraho. Tugeze mu mujyi wa Muhanga wa Ruhango, umwe mu bantu twari kumwe batasi bo hano twahabona inkweto. Tujya guhiga inkweto mu Ruhango turazibura, tuzimuhanga. Turazibura Muhanga, batise tujya i Kigali ntoya burije. Ntambika na kamambiri njya mu rugo. Ngeze mu rugo madamu ati se kutashye na kamambiri ntinazitanze. Ati ntinazitanze, ni umuntu yabyini. Ati se ubona handi uzajya bakabyina uzazitanga? Noya, ntinaho honyine. Inkweto barazijyanye
haciyemo iminsi nk'ine haza imiguru 3 irusha agaciro za zindi zanjye. Uzi impamvu? Mureke umwuka bahate, ntabwo yaguhata gushyira muri mayinazi. Muranyumvise? Ntabwo munyumvise. Ntabwo umwuka yaguhata gushyira mu gihombo. Oya, ibintu byose bya mwuka biri ku murongo, nta kivangirwe kiba kibirimo. Cya kane, mwuka avuga neza, agira ijwi ryiza, avuga neza ibintu abantu batavuga. Iyo ngeze aha nibuka ukuntu yavuganye nanjye, akavugana nanjye nsa nabi. Sinzi nimba rimwe nabibwiye cyangwa ari yatuguriye nabivuze. Nigeze kujya kubwiriza ahantu kera, ariko ni kera bitara, sinzi umuhungu wahoze uvuga ngo byaje gucamo, kera nanjye bitaracamo. Abantu bajyaga bandeba bakantuka, bakavuga bati ibyo bintu byawe ntabwo bizafata n'inzara. Umwuka avuga neza kandi avuga ibintu bidasa namwe. Reka mbaye nk'urugero ruto, wenda uko turi aha ntituziranye, ariko ngiye kubaha akagero gatoya muri burebereho gato. Ubu muri iri teraniro turimo, wahagurutsa uyu muvandimwe, naguruka petit frère, ukamubwira ngo Imana iguhaye indege. Muri mwe hari uwamuhanurira ngo Imana imuhaye kampani wenda ya Volcano. Muya murebe, ubu hari uwatinyuka ngagira ati iravuze ngo iguhaye kugura Kibagabaga yose kayishyiramo imidugudu yawe. Habyo mwavuga n'uw'Imana yabivuga muri mwebwe niyo yagutuma avuga uti katika jina la Yesu ntavangirwa. Ariko natangariye ibintu bya mwuka. Hari umuhungu warutse kubesha, nabibonye kuri YouTube kandi ndamuzi duhura zambona nanjye. Yagiye haravuga ngo Imana igiye kuvugana n'abantu, ngo abantu bo mu mujyi babwira amazu, ngo n'ama etage, ngo hanyuma ngo abantu bo mu cyaro ikababwira ko insina zizana 2, ngo n'ingurube zabo zizabwagura ibyana byinshi. Suka umwuka wera avuga. Ariko uvuga neza mwuka wera, ariko mwuka wera uvuga neza. Mwanyikirije, haleluya. Dore yagiye kuvugana natwe, ntareba aho tuvuka, ntareba amashuri wize. Naratangaye, uzi ko mwuka atajya areba n'ubuzima ubayemo ako kanya. Yagiye kuvugana natwe, aturebera mu maraso y'umwana wayo w'ikinege. Iyo yaturebeyemo rero, ubundi twe tuvuka ahantu habi, kuko bamwe basogokuru banyu bitwa ba Miruho, bandi mukagira ibaso bitwa Bambarimo Mbazi, mukagira bene wanyu bitwa Banzabandora. Ayo ni amazina y'ibibazo gusa. Nzabakurana, nzaba ndeba, ba Nyirahuku na ba Nyiranshangwe bazangira bate, bazahora bashinyitse nanya. Ayo mazina ni amazina y'imyaku, ntabwo Imana yavugana natwe yarebye. Yarebyeho ntiyavuga, iturebera mu maraso. Kavuga ati kajaki kavuka ahantu habi, ndebye iwabo sinavuga, reka nkarebere mu maraso. Yakarebera mu maraso igasanga kakuye ibishimwa mu bigaho, igahita ivuga ngo aka kameze nk'akanwa kanjye, igahita ivuga ngo nzakugirira neza. Kera ndwaye bwaki, hari nabaga ku musozi witwa Kanyarira, wenda sinzi niba muhazi. Umuntu asangayo arampanurira, ariko ampanurira atanyegereye. Andeba nari ndyamye nka hariya, nawe ari nkaha. Abazi Kanyarira uri muracurika neza, utangiye kureba ku mazi. Yarahagaze hejuru cyane, ndyamye hepfo. Arambwira ngo wowe, ngo uryamye wubitse umutwe, ngo Imana irambwiye ngo iguhaye umugore, iguhaye inzu, iguhaye n'imodoka. Nari ndwaye bwaki. Mwuka wera ntagira isoni, ntagira ibinego, ni umusirimu, ahora yiyizeye. Narebe ukuntu umwuka ateye. Muhe icyubahiro. Ndakwinginze, zamura ibiganza byombi, utinze yimubwire ngo warakoze mwuka wera kuza, warakoze. Umuhungu ntiyagira ngo sinabyumvise, aramanuka azanyegera. Hageze asanga ndaryamye,
harankomanga ati ni wowe nabwiraga, ati irambwiye ngo iguhaye inzu, iguhaye umugore, iguhaye n'imodoka. Imana iguhe umugisha. Nubura umutwe ngo musabire umugisha turebana. Andebye ukuntu nsa ahita ambwira ati nakubeshyaga siho yibibwiye intumya ahandi. Uzi impamvu? Ntabwo wamurenganya. Ibintu yarampanuriye n'ibyasaga nkanjye, ibintu yarambwiye ntibyareshaga nk'uko ndeshya, ariko Umwuka Wera avuga ibintu bidasa n'uko dusa, avuga ibintu bitaresha nk'uko turesha, avuga ibintu bidasirimutse nkatwe, akora ibintu byihariye. Hangana umubwire uwo muntu mwicaranye umubwire ngo Umwuka akora ibintu byihariye, akora ibintu byihariye. Akora ibintu byihariye. Ibintu byihariye. Amen. Ariko hari abantu bari muri iri teraniro bumva Umwuka yabakoraho ibintu byihariye. Batere haleluya, bayitera bicaye, bayitera bahagaze, bayitere bavuga ngo Umwuka Wera dukeneye ko dukoraho ibintu byihariye. Imana ibahe umugisha. Icya gatanu, icya gatanu, akiza ibikomere bigakira neza. Mwuka aromora. Mwanyikirije haleluya. Mwuka Wera aromora. Nta musipesiyaliste uzakomora ibikomere ufite ngo bikire. N'uwo muzahura azagukansoringa utahe, ariko ukwezi gutaha bizagaruka. Ariko iyo uhuye na Mwuka, haleluya, aromora. Dufite abantu baba barabaye abasazi ariko Umwuka yarabomoye. Dufite abantu baba baracanganyukiwe ariko Umwuka Wera yagize gute? Yarabomoye. Mwuka Wera aromora. Niba mwirirwa muvuga ngo numuvuga arakomereka ngo birongera, wapi? Iyo Umwuka akomoye abakomoye. Mwuka Wera aromora. Korari uririmba mu Mwuka atakomoye wayivamo burundu. Abantu duturanye nabo ni ababaya. Mwuka atatwomoye ntitwaturana nabo, ariko Umwuka arakomora. Ukajya usangira n'ukuroga kuko Umwuka Wera agira gute? Yomora. Natangaye. Mwuka Wera aromora ugahana abantu imbabazi batazi gusabye. Mwuka Wera aromora. Hangana ukira gutya umushimire ko yakomoye. Mwuka Wera aromora. Nukuri kose ndashimira Umwuka Wera ko yomora. Aromora. Ntago ndi butinde iminota yagiye. Icya gatandatu, ariko Mwuka Wera aromora. Icya gatandatu, ararwana. Ntukazi kurwana. Mwebwe nimuramuka murwanye muzatsindwa, kuko n'abagerageje kurwana muri mwe mwaratsinzwe. Uzarwana uzana ibyo mu bapfumu bifata ubusa, urwane uzana ibyo mu barungi bye gufata, urwana uhamagara imiryango ngo iterane ku rugo rwawe bye gukunda. Rekeraho kurwana, ndakubujije, ndakwiyamye ngo naya babandi. Rekeraho kurwana, ubwire Mwuka Wera azaba ari ugira gute? Urwana. Aneshwa. Yarwananye na Gideyoni banesha Abamidiyani, wabivuze. Yarwananye na Dawidi anesha Goliyati, kandi abandi byari byarabananiye. Mwuka Wera ararwana. Murekeraho kurwana, Umwuka azarwana. Cya karindwi, ari nacyo cya nyuma kugira ngo dusoze. Mwuka Wera niwe wenyine ukuraho imyaku yose. Ntibakirirwe babashuka ngo barabasiga amavuta, ntayo. Mwuka Wera yaje akuraho imyaku yose. Ukajya ugenda nta mwaku. Ubu mutureba tugenda nta mwaku. Nubwo tutaragira amafaranga ariko nta mwaku dufite. Ariko haleluya. Nubwo tutari abanyacyubahiro b'ikirenga ariko nta mwaku dufite. Ngiye kubaha akagero gato k'ibintu byambayeho, ukuntu Umwuka Wera akora ibintu byihariye. Mu minsi yashize
muri covid imeze nabi cya gihe yari igeze ahantu, umuntu yarampamagaye arambwira ati ni wewe witwa Samweli usenga? Nti ni jyewe. Ati wimuhanga? Nti ni jyewe, kandi ndasenga ni ukuri. Ntunaje se umuntu yaguhamagara ngo ni wowe usenga ukavuga ngo si wowe, ngo noneho nzaza unsengere ntuzaza. Ati wa mu munsi ndawumuha, ndabwira nti ndahahora nta kazi kakiriho, nirirwa mu rugo uzaze dusenge. Ingendo zari zifunze ahantu hose ari ukuba mu rugo. Ariko mbona umugabo araje n'imodoka ya Vigo. Izo modoka namwe murazizi, nyirebye ndikanga. Arambwira ati njira ntacyo dusenge. Ntiwavuyemo se tukajya mu nzu? Atoya, atinjira dusenge. Ndinjira, ahita azamura ibirahure aranjyana. Ndavuga nti muragiye sinzagaruka pe. Ntangira gututubikana ahantu hose, mba ndatose ahantu hose. Ntiyongeye kumvugisha umugabo, kandi ubu Kigali mureba jye ntayo nzi, sinarahakunda n'ubu ndaje ntaye. Hari umuntu umwe twaganaga muri atari ni kare, ati nta cyifuzo ugira cyo gutura i Kigali. Nti ntacyo, kandi koko ntacyo. Cyewe n'umwe abantu badafite icyifuzo cy'i Kigali, wapi i Kigali nayo uriyemo n'ibintu bumuyireba. Nakoze mu izindiro ahantu bita kwa Mushimiri, makora akazi ko mu rugo. Aya nako byantinze, ntabwo i Kigali makunda. Icyo cyatumye Kigali nirorere rwose, Imana izayimpema amazu n'amayetaje nge ntaha hariya. Hanyuma mperuka tugera ku Kinamba, niho nzi andi makaritsiye y'Inyazi. Nongeye kwisanga duhingutse ahantu hari igipangu, mutunga umwuka wera. Igipangu kirinzwe, kiriho babiri bakora ibyo bagombaga gukora byo kumwubaha, barakingura. Noneho n'icyokere cyose kitari cyaje kitakiza, mbwira Imana nti Mana umbabariye nkava hasi nazongera kuvuga ko nsenga. Kumba umwuka ni umusirimu. Haleluya! Twigiye imbere tuhasanga ikindi gikinze, baragikingura. Twigiye imbere tuhasanga parikingi irimo imodoka. Hari abantu bafite amamodoka, pani imodoka, amamodoka. Avamo arambwira ati ngaho nkurikira. Ariko ubwo natose ndimo ndabwira Imana nti wambabariye nkaza gusohoka ko ntazongera. Turasohoka, imodoka ndamukurikira, hari inzu ya nive 3. Turagenda tururira tugeramo, ageze mu nzu avanamo ikoti yari yambaye y'akajakete, avanamo n'akantu agendana nawe arambika aha. Arabaza ati ni wewe Samweli usenga? Ndavuga nti subu mvuge ko ari nge, mvuge ko yibeshya azanye utari we. Ariko ndavuga nti n'ubundi se bwo namubwira ko namwitabiye ndi mu biki niba atari iki. Ndavuga nti ni jyewe. Ati ngaho senga. Ati uri kumwe n'umuntu mu nzu yakaba, ati ngaho senga. Ariko umwuka ni mwiza. Haleluya. Kirimo kwibaza uko ndi bubigenze. Umudamu w'abaraje harazana ngo ati mukozi w'Imana ni wewe baturangiye bose babandangiye ndiki. Arambwira ngo iyi nzu tubamo tuyimazemo imyaka 5, tukiryama tukigera ku buriri iranyeganyega, turara tureba bugaki, kandi byaranze kugenda. Apo umva sinkipfuye, ndavuga ntibyo biragenda. Ndavuga nti nicyo kibazo cyonyine mufite. Hari ibibazo biba byoroshye umwuka wera hari. Mwanyikirije. Haleluya. Shamwambo bari mukanyikiriza. Haleluya. Hari ibintu byoroheye umwuka wera ahari. Nibyo ngibyo nimwizera biragenda. Naravugaga nti nibitangira nabwira ko batizeye. Kuba nasohotse. Umugabo arambwira ati cya kabiri dufite abana 3. Nijoro iyo turyamye saa 7 dusanga bicaye muri salo bari kureba televiziyo, ntabwo tuzi ikintu kibahashyira.
yewe maze imyaka 20 nsenga nanabwiriza, nibwo bwa mbere numvisha ibintu bibyutsa abana bigacomekana televiziyo abana bakazireba. Ndavuga nti si ibyo karibwo bwa mbere mpuye nabyo, mbabwire nabyo ko biri bugende, numva byo biranshanze, ariko ndavuga nti turasenga. Bati sawa, ntimwifate neza, nangiye gusenga. Umugore ati buretse, ati uyu usenga ukoresha iki? Nta mavuta. Ati ndaje nyazane. Kumbi ngo hari havuye umuntu akoropa inzu yose, ngo arabwira ngo zirasohotse, aranayoza. Izi rero ntizisorwa n'amazi, zisaba ko Mwuka Wera agomba kubanza kuhagera. Kandi ubwo tukiraha, izakurwanyaga zose, izirukankaga mu bana bawe, izirukankaga ku kazi kawe, ndazirukanye mu izina rya Yesu. Ababyizeye mutere haleluya. Kandi ubwo byahamye nuko njye nsenga. Kandi ubwo turazirukanye, zakubuzaga gusinzira turazirukanye, izanyeganyezaga abana bawe turazirukanye, izacurikaga abana bawe bakaryama bicuritse turazirukanye, izakwirukankagamo turazirukanye mu izina rya Yesu. Nuko Umwuka akora. Nubwo bakuhagiza amazi avuye he ntabwo zagenda, zisaba ko Mwuka Wera agomba kubanza kuhagera. Bakazana yo muri Israheli, bakazana yo kuri Rukiri, ukavoma n'aya hehe, ntizagenda. Zikeneye ko Mwuka Wera abanza akagira gute, akahagera. Mwuka mwebwe muramuzi? Mwuka Wera ufata ibintu byari bikomeye akabinyeganyeza, kavuga ati nubwo bari barabishinze bazi ko bitanyeganyega, ariko ngiye kubinyeganyeza. Ariko mwanyikirije haleluya. Muzi ko mwese mukunda kuririmba ikora sibe ngo uko abisize siko, uko abisanze siko abisiga. Ni Umwuka Wera akuraho imisozi, ibyari imisozi akabihindura ibibaya. Ngo birangire, ndamugana yo nkoresha ngewe ambamo, nayahawe na Mwuka Wera. Ati subwa yonyine yakora, ni yonyine aribashije. Ntangira gusenga. Bati noneho rero urasenga uzenguruka inzu yose. Byasabaga ko duhera muri nivo yo hasi. Y'Umwuka rero hari ntago biba bigoye. Kwari ukunyura mu cyumba kimwe mvuga nti ntizikagaruke, nkajya no mu kindi nti ntizikagaruke, nkajya no muri toilette nti ntizikagaruke. Kandi rya jambo rijye rivuga ngo Imana izakingura inzugi zari zikinze. Bana zizakinguka. Mva ngiye guhiga Umwuka Wera. Uko Umwuka afata abantu rwose bari bateye ubwoba bakanyeganyega, bigasaba ko umuntu uri mu Mwuka Wera agomba kubanza kandi cyo nakundiye Mwuka Wera, ntago ajya yiyizira, agira umuntu bajyana. Tuzenguruka inzu, tugeze mu cyumba cy'abana, umudamu arambwira ati hatinde niho zibabyutse. Ndahatinda, ariko sinahatinze nsenga, nahatinze kuko abishaka. Tuzamuka hejuru, duhinguka mu cyumba. Nawe uraryama my friend, ndabizi mufite ibitanda mwubahwe. Nageze mu cyumba gusenga biba byabiranga. None se kuvuga utyo iwawe harimo televiziyo ebyiri mu cyumba uraramo? Narinzi ko saro ari ya yindi tugira. Kumbi burya mu byumba by'abakire habamo saro. Kaho nawe ntiwari ubizi, uri nkanjye. Senga biranga, ndabanza ndareba. Ariko mwumva ukuntu umuntu uri mu Mwuka yakize, ubwo barimo barangenderaho ninjye barindiriye. Muzaturindira, iyo mwigize turahiga Umwuka, muzaturindira. Kandi bizakorwa ari uko tuhageze Umwuka natwe. Umwuka nanjye bizakemuka ari uko tuhageze. Ntabwo ari igihe wa mbere ubivuze, na Didi yo nigeze yabivuga, aravuga ngo mujye muvuga ngo ni kubw'Imana na Didi yo. Uko ndi kureba gutya nireba icyumba ukuntu gisa, umugabo yajya kuvuga umugore ati cece kudakoma umuntu w'Imana ari guhangana nazo zahe. Ko ndi kwirebera ibigize icyumba. Cyumba ndakireba, kumva Umwuka ni mwiza, yaragiye kunyereka uko nzubaka.
ntukateye ibintu byose arakingura kugira ngo turebe. Ndangije ndababwira ntizagiye. Yari umugabo w'umuhanga arambaza ngo niko mukozi w'Imana, ngo ni Imana ibikubwiye. Urumva ko kanashyizemo, kandi nayo ntacyo yari yambwiye. Nimukawubeshyere, mwuka ni umusirimu, ntubeshya, ntugira ibinyoma. Niba ntacyo avuze jya uceceka. Hanura amaso navuga ndamubwira ngo iki, ndamubwira ni ntago ari Imana ibimbwiye, ariko umwuka undimo uri muranyemeza ko zagize gute, zagiye. Ati mukozi w'Imana zagiye. Kandi ibi ni ibintu biri buze gufasha abantu musenga. Mukwiye gukura mukagera ku rwego niyo hataboneka uhanura, ntihaboneka urota, ntihaboneka uwerekwa, vuga mu ndimi akabura. Ukwiye gusenga ugahita wumva mwuka wera yabikoze. Haleluya. Ukwiye kugera ku rwego rwo gusenga ukumva mwuka yagize gute, kandi cyangwa urwo rwego mukarugeraho. Ariko uru rwego nimurugereho, buhanuzi nibuza buze bukonfirima ibyo wizeye. Ndabibifurije mu izina rya Yesu. Ndabwira ntizagiye, kandi ntabwo ari ibimbwiye nuko mbyizeye. Ahita ambwira ati nibaza n'umuvinyo dusangire. Umuvinyo ntawo nzi, nta nibwo bwa menari nkumvise. Ndabwira nti ntawo nzi, atunywa ikintu icyayi. Hankubitira ka cyayi banzanira, barambwira ati twicara mu cyumba tuhatinde, natunga umwuka have. Icyo cyumba nari buzakigere mu nteyo nagira mwuka. Habuze ko munsi nari buzinjira aho ryahise. Wowe uwo muntu nta nubwo muzahura ndagusuhuze, ntaho muzahurira. Ariko mwuka iyo bishimye, nabonye abantu batinyitse mu isi n'abanyamasengesho. Wowe ntutinza kuzigera udafite umwuka wera, ntabwo uzigera ubona umuntu ukomeye azi imbere yawe. Igira hino mama, hangana upfukama ahangaha nkugore gato umfashe kubwiriza. Hangana upfukama gato. Mundabara umunyamasengesho afata umuntu uje muri modoka miliyoni 50, kuko ati pfukama kandi yikwega. Ati pfukama. Uwo muntu mu buzima busanzwe no kumuha ikiganza byaguhenda. Umunyamasengesho wepfiyo icyaro kibisi, hasi hari uvuka, ikirenge kimwe kireba ikindi kireba, agahita mukubitaho ibiganza. Kati kacina la Yesu toka, akanamucira. Ati toka. Ariko umwuka wera ateye ubwoba. Ariko umwuka wera ateye ubwoba. Ariko umwuka wera ateye ubwoba. Tera haleluya. Umwuka wera ateye ubwoba hafi. Uyu muntu mu buzima busanzwe nta no gupfukama nta bitekerezo. Ariko umwuka wera, umuntu uri mu mwuka wera, kajya batinda zirukana. Kati kacina la Yesu, ni mama mwarabuze naho mubadihira nabyaranshana. Kajya bati toka ati nizigende. Kandi mundeberera uwo muntu akajya yumva ari byiza, akajya nabateka. Mane guhumugisha no kubera umwuka wera. Murawutunga cyangwa abagize iki cyifuzo? Amen. Akora ibintu byihariye, akora ibintu. Reka mbaha akantu gato cyane. Byarangiye uwo ngo dusenze, arambwira ati noneho rero mukozi w'Imana aturarara kugira ngo zitagaruka. Ubwo se ndarara mfite iki? Ntizagiye, nari mfite n'umushyitsi ngiye kwakira, nsanga nawe Bibiliya yarayisomye. Arambwira ati uravanamo iryo kote, nari naza mu cyumba cyanjye, kuko numvishe ko ibicucucucu by'abakozi b'Imana byakizaga indwara. Atubwa ikote ryewe nindiraza mu cyumba cyanjye ntago ziza, amasogisi yawe ndayaraza mu cyumba cy'abana ntiziri bubabyutse. Bwane nabyo nguha, nanjye nari mfite ubwavuga nti nabisiga ntizigende, nazabivana mu nte. Ariko naje navuga nti uhumuri, nubwo navanamo imyenda yose ukampindi nkagenda nambaye, zagiye uhumuri. Ati zagiye ntizagiye. Ati noneho nyura mu nzu ugenda uyirambikaho ibiganza. Ati imyenda uyireke, nizizageza zirajya zibona ibiganza byawe.
binyuzaho. Murumva ukuntu duteye ubwoba, murumva ukuntu abantu badakeneye ko baturuhukiraho. Ndabikora nditahira, ngeza mu rugo arambwira ati nizigaruka ndahita nza nkutore uzidihe. Ubwo se nzidihe mfite ibiro bingahe? Mwuka wera. Haleluya. Ndataha ndaryama, yamamagaye, narabyutse nsanga ntiyamamagaye. Ndavuga ntiwabona zitagarutse. Saa 4 ntiyamamagara, yamamagaye saa 5 z'amanywa arambwira ngo alo mukozi w'Imana profete. Ubwo se mbaye profete mvuye kwigahe? Ushimira Imana yawe twasinziriye, nuba abana na madamu baracyaryamye, sagiye ntizongeye no kugaruka. Ayo mashyi ni make ndayagaye. Yongere kandi ntibivuga muyimpera icyubahiro. Nanjye ndayishimiye, ngo birangire. Mwumva ukuntu umwuka ari mwiza, azi kubihuza. Ubwo nanjye aba yarungurutse ikibazo mfite, arashaka kugira ngo bize guhuriramo biringaniye. Mwanyikirije. Haleluya. Icyo gihe isukari yari yazamutse igura inote ya 200. Arambwira ati saa 8 jyewe n'umudamu n'abana turagusura. Nti karibu. Abo bantu wabimikaze, abo bashyitsi nari mbakeneye. Hari igihe abashyitsi baza bakaza bakenewe, ariko mwongera musura abantu barabakeneye. Ariko mwasuye abantu ngo baze 25 by'umuceri mu modoka, ngo bawita mama byabuze, bayizana ari 2, we bita ngo byabuze n'uwitwa ngo Mama Africa. Ngoga be nari nk'ubunyi Mama Africa, burya habaho umuceri witwa Mama Africa. 25 bya Sosoma Industry, 25 by'isukari kunihenda, senkani by'ibirayi, amata y'Inyange, amazi yo kunywa Inyange y'umukozi w'Imana, igitenge cy'umugore w'umuhanuzi ariko twarakize, ikote rya profete, amavuta y'igihwagari cyo kabyara muruzi ukuntu kiryoha. Ariko bana baza gusura umuntu w'Imana, ubashyitsi ni beza bagusure muri iyi minsi. Ngo bahagere haransura nyine, hagiye gutabara mbwa ati duhesha umugisha, kandi Imana tuba tuwufite. Ikibazo mfite ntabwo mujya muza ngo tuwubahe abantu ngo mubona ntawo dufite umushyisho urahari. Parabika ibiganza ndawubaha. Ngo bagiye gutaha abana bati ntidutaha turarara kwa tonto. Ubasa mbaye tonto pfana iki na nyina. Umwuka wera tanga abantu abakuretse bose bihorere. Mwuka guhamagarira abandi mu izina rya Yesu. Yewe muri aya materaniro niyamye abantu muhamagara bene wanyu, murekeraho kubahamagara, duhamagara umwuka wera. Muranyumvise? Murekeraho guhamagara abantu, duhamagara umwuka wera. Niyo bataza, mwuka wera afite abo yazana. Nubwo batakwitaba, mwuka afite abandi yaguha bakakwitaba. Nubwo bataguhakeya, mwuka wera afite zirahakije. Babaye tonto, abana baba bararaye. Ariko nabyutse kenshi, nabyutse 3 mu ijoro njya kureba abana babandi ko abo bana ntago kubarana byoroshye. Iwabo hararindwa cyane, nawe ukabarana nta n'inkunu ufite, ukarya mugasinzira. Nabyutse kenshi. Gitondo twinywera Sosoma Industry, dushyiramo isukari, barongera bararara.
bukeye mama wahamagara madamu aramubwira ati se abana ko banze kurya aho bararya. Abana b'abakire ngo bagira ukuntu batarya, ariko nabonye b'abana ariye nuko ahubwo babo baba batazi ko bariye. Umwana nyweye potaje mu gitondo, saa yine ariye imbuto, saa sita ngarya umuceri. Ntimbugira ngo ntarya uzareke ku mapotaje, n'ibyo mbuto uzihorere ko saa sita atarya isahani. Abariye mujye mubihanganira. Madamu aramubwira ati kari barimo baramu igikoma bameze neza, akandi kaba karayimushimukuje kakana kaba karamubwiye ngo mama ngo baze tonto ahantu agurira ifu, ngo ifu ya tonto iraryoshye. Ubwo se nyigurira he? Ifu nayiguriye ifu niba bayizanye ngo ngurira hehe ifu? Mama wabo abwira madamu ati ndohereza umushoferi uza kubatwara mu muhe n'iyo fu, hanyuma arabazanira iyindi. Bazana isimbura yayindi ariko nananyweyeho. Iyo icyo mvugiye ibyo ni ibintu umwuka wera akora. Agira ate? Mwanyikirije haleluya. Ndashaka kukubwira, umva ubuhanuzi nakuzaniye, nubukubwira ngo ibintu byose byihorere, mwuka wera arabishoboye. Jewe ntabwo mfite ubwoba bw'uko ibirayi byageze kuri 500 kuko nzabirya. Jewe bigeze gusengana n'umuntu nsengana nawe yaravangiwe ntabizi, tujyana akanyarira tugeze yatangira kuvuga. Icyo gihe hari inzara iteye ubwoba, turimo turarya ubugari bitaga shira umuteto urakabyara. Bwari ubugari bwa danje, bwari ubugari warikaga wajya gukaraba ugasanga bwarenze parato, byagusabaga kubwarika wanakarabye ugahita urya. Ntabwo mubuzi se? Murabwibuka? Bwitwaga shira umuteto. Bwari ubugari bwa danje, bwaratemaga bukuzura iparato, warikaga inusu gahita yuzura iparato kanarenga. Byagusabaga kubwarika imboga zahiye wanazariye ziteretse aho, nawe wakarabye ugahita ukoza ukajya utanguranwa n'ubugiye kumanuka urya. Ari hatari ubwo bugari Imana yarakoze kubudukiza. Mushatse nyamara mwayiha icyubahiro. Icyo gihe yaraturengeye ngo birangire umugabo dusenganye nsanga yaravangiwe. Abantu badafite umwuka wera muragowe. Nkajya numva arimo aravuga ngo kawunga yuriye ngo ayikature mana, ngo turakatuza ubunyobwa, ngo ibishyimbo n'inyanya, mugabo arabikatuza. Ahindukiye asanga ntabwo ndi gusenga. Ati kudasenga? Ntabwo nasenga, ndasenga urangije. Ati none uragira ngo dusenge dute? Ngaho ceceka bari njye usenga. Ndatangira nti mwami Yesu, nawe akajya asubiramo ngo mwami Yesu. Yarambwiye ati ndajya mvuga ibyo uvuze wabona Imana ivuganye nawe. Ni sawa. Ntitwari tuje nk'abantu bahamagaye ngo tuzamure utugezeho ibiciro bigeze. Ahita ambwira ati turimo rasenga gute Sam? Ninarinje ngo tubwire Imana tuzamure itugezeho ibiciro. Bakristo mwateranye uyu munsi, ntiwongere gusenga ngo bikatuke. Imana ni kuzamuri ikugeza ahantu ibiciro. Reka mbabaza, sinzi abantu mwatuye hambere, ariko mbere nko muri ibi bice ikibanza cyaguraga nkangahe? Nko muri 2001 cyangwa muri 98 cyaguraga ngahe? 20 na miliyoni wenda. Miliyoni ntayo. 500,000, 50,000. Dusenga yingahe kigaruka kuri 25? Rafiki urayadupangira tubikatuza. Daruka ibintu byubatse. Bibiliya yaravuze ngo ntabwo tuzaba imirizo, tuzaba imitwe. Ariko mwasomye Bibiliya yaravuze ngo njye nzajya mbavana mu bwiza. Mwandabaye haleluya. Mbazamure mbashire. Ibintu nibizamuka namwe nzabazamura, mbagezaho ibiciro bigeze. Jewe nuko mbyizera, naho umugati wagura 5 nzawurya, kuko sinzabaho narya umugati ngukunda kubi.
igihwagari cyakurira nzakirya, murabizi ukuntu kiryoha cyo kabyara. Cyaruriye muri iyi minsi ariko tuzakirya. Mwuka wera azi kubiringaniza. Bibiliya yaravuze ngo bari hamwe mu mwanya umwe. Munyikirize haleluya. Akanyuma ngo bari bahuje umutima. Umuriri w'umwuka wera uramanuka. Ndashaka ko umwuka wera amanuka muri aya masengesho. Ndashaka ko umwuka wera amanuka mu buzima bwawe. Ndashaka ko umwuka wera amanuka mu bugingo bwawe. Ndashaka ko umwuka wera amanuka mu rugo rwawe. Ndashaka ko umwuka wera amanuka mu bana bawe. Ndashaka ko umwuka wera amanuka kuwo mwashakanye. Umwuka wera amanuka mu buzima bwawe. Ababyizeye mutere haleluya. Umwuka wera amanuke ngakwira ahantu bari batangira kuvuga mu ndimi. Umwuka wera amanuke. Iyo yamanutse arahuha bameze nk'akayaga. Ibintu byose byijyanamo. Nta shyari, nta magambo, nta rusaku. Ntabwo nzi niba ari hano nabibabwiye. Igira hino petit, igira hino papa. Wihangane nkwite petit frere, nshobora kuba nkuruta ko ngiye nabonye we nta meta wambaye kandi urabona ko giyewe kariho. Umwuka wera yahari hangana uburaho mundebe hagatoye. Munize mundebe hano. Iyi ni kanseri, iyi ni diyabete, iyi ni inzara. Muraha muracyahari. Aya ni amagambo, aba ni abarozi, uyu ni ubushomeri, uyu ni umugabo uzajya kudiha, aba ni abana bagomba kunywa itabi bakagusaza. Wabibonye ibi bintu? Kandi nawe uraha. Imana yahamagaye. Murambwira turi buhanyure nta mwuka wera? Ibi bintu uko kandi bihari bigize gute? Turahanyura ntawo? Urahanyura? N'ibyaha biri hanze wahanyura? Uzi ubusambanyi ukuntu bumeze? Wabunyura udafite umwuka wera? Iyo rero umwuka wera hari, mundebe gato ndashoje. Ikintu umwuka akora agushyira mu mugongo. Mundebe hano gato munyikirize haleluya. Siko munyihoreye ndagirane haleluya. Iyo umwuka wera haragushyira mu mugongo, akagenda bigutambutsa, akagenda bigutambutsa, akagenda bigutambutsa, akagenda bigutambutsa. Noneho iyo urimo uragenda utsuka kubera umunaniro, utsuka kubera amagambo yabaye menshi, ugatsuka kubera indwara yakuzengereje, umwuka wera arasimbiza akavuga ati sibyo nibwira nzakugirira, nibwiza ntabwo ari ibibi. Bakongera bagasakuza watsuka kongera ati hahirwa unyira inge ntazigera akorwa n'isoni. Dore mwuka wera, dore muri iyi minsi adutwaye atya. Ibyo abadayimoni bakora byose ntacyo tuzamwuka wera dutwaye atya. Ariko ababyizeye mwateye haleluya muhagazera, mwahagurutse mukaye. Ariko waroye hano ukareba ukuntu umwuka wera dutwaye. Ni nayo mpamvu nubwo babitega, nubwo babizirika, nubwo babikanyaga, njya numva ngo baranabikaranga ngo bizashirire, ubwo mwuka wera mpetse nta kintu nzagira gute mwuka wera azantambutsa, mwuka wera azadutambutsa, azadutambutsa tubyare, azadutambutsa duhirwe, azadutambutsa dukire indwara, azadutambutsa dushake, azadutambutsa ducuruze, azadutambutsa abana bakizwe, azadutambutsa abagabo bakizwe, azadutambutsa akazi kaboneke, azadutambutsa imvu dayimoni yarazanye. Lakita soni edone, mwuka wera azadutambutsa. Mwuka wera azadutambutsa. Ihangane uwo muntu muhobere, ntacyo umubwire ngo umwuka wera azagutambutsa. Muhobere umubwire ngo umwuka wera azagutambutsa. Mwuka wera azagutambutsa. Hangane umubwire ngo wigire ubwoba, mwuka wera azagutambutsa. Mwuka wera azagutambutsa. Abayifite bose bayitere ndabemereye mu izina rya Yesu. Hanyuma dusenge.